ntabwo wakumva uburyo abahindi izi filime zibavuna cyane ku rwego rudasanzwe. Ibaze ko iyi filime bayita DANGAL, iri muri filime zavunnye uyu mugabo bita American wayikinnye cyane, dore ko uyu mugabo tumuzi ku mafilime menshi. Uyu American atinda gusohora filime, ariko yasohoye filime iraza igakubita ikarya box office iri hejuru. Nk'ubu iyi filime sene zose nyinshi zirimo n'iza nyazo, kandi iyi filime bakinnye ubuzima bwa nyabwo bwabayeho bw'umuntu wabayeho. Ibaze ko iyi filime nayo iri muri filime zinjije amafaranga menshi muri filime nyinshi zasohokeye rimwe mu Buhinde. Iyi niyo filime yaje ku mwanya wa mbere. Mbere ko mubwira amafaranga, akayabo ndetse na behind the scene cyangwa se inyuma ya kamera uko iyi filime byari byifashe, umva neza utu tuntu. Ubundi iyi filime DANGAL ni inkuru bishingiye ku buzima nyakuri bw'umugabo bita Mahavir Singh Phogat, nuko yatoje abakobwa be kuba abakinnyi b'abanyabigwi mu mukino wa wrestling cyangwa se mu mukino wo gukirana. Ubundi iyi nkuru itangira umugabo bita Mahavir Singh Phogat, aho birangira adatwaye igikombe cya wrestling ku rwego rw'isi. Uyu mugabo afata icyemezo cy'uko umwana we azabyara w'umuhungu azamujyana muri ibintu bya wrestling, ku buryo uyu mugabo ibyo atakoze umwana we azabikora. Ibi birangira uyu mugabo ubwa mbere abyaye umukobwa n'ubwa kabiri akabyara umukobwa, bikagera agahita avuga ati ibi bintu ntabwo byavamo. Bikarangira afashe icyemezo cy'uko aba bakobwa bose bagomba kujya muri wrestling. Uyu mugabo arabitoreza ku rwego rudasanzwe, ku buryo iyi filime bigaragara ko uyu mugabo American yamuvunnye cyane. Aba bana arabatoza ku rwego rudasanzwe, ku buryo uyu bita Jita na Babita azenguruka intara zigiye zitandukanye batwara ibikombe bya wrestling. Mbere ko nkubwira filime akayabo yinjije, ubundi reka banze nkubwire. Ubundi iyi filime American yayitekereje neza bitewe n'inkuru y'umugabo bita Mahavir Singh Phogat. American iyi filime ya DANGAL yayitekereje bitewe n'uko mu Buhinde ubundi hakunze kuba ikintu giterekeranye na gender balance. Ubundi American yatekereje iyi filime bitewe n'uko mu Buhinde nta gender balance bayo, yashaka kohereza ubutumwa ko n'ubundi ikintu cyose umuhungu yakora n'umukobwa yagikora. Niyo mpamvu yafashe inkuru y'umugabo ayikompoza muri filime kugira azatambutse ubutumwa. Kuri ubu ngubu tuvugana, Ubuhinde nabwo buri mu bihugu bisigaye byemera gender balance, dore ko ubu ngubu Ubuhinde nabwo buri mu bihugu 5 bikize ku isi. Ariko ibi byakunze nyuma y'uko nabo batangira kwemera ko igitsina gore nacyo kigomba kugira ijambo. Ubundi uyu mugabo American filime zose akina filime zirimo message, dore nk'ubu ngubu yakinnye filime bita Three Idiots, akina filime nka Pike ava mu cyogajuru akaza hano ku isi. Uyu mugabo yakinnye filime nyinshi, filime yitwa Lali Singh Chada ndetse n'izindi zitandukanye. Uyu mugabo atinda gusohora filime, ariko yasohoye filime iragenda ikarebwa ku rwego rudasanzwe. Nk'ubu filime ya DANGAL, iyi ni filime yakinwe mu 2016. Iyi filime yayobowe n'umugabo bita Nitesh Tiwari, ikaba yari ishingiye ku buzima bwa Mahavir Singh Phogat nk'uko twabivuze hejuru. Uyu akaba nyine yari umukinnyi wa wrestling wahoze ari uwa mbere muri Haryana mu Buhinde. Impamvu nkubwira ngo iyi filime yaratwitswe ku rwego rudasanzwe, ibaze ko iyi filime yinjije amafaranga agera kuri miliyari 2 z'amahinde. Mu gihe cyo gukina iyi filime, zira sene zose babonyemo, haba sene zo gukirana ndetse na zira sene zose zari za nyazo. Ibaze ko iyi filime yabavunnye ku buryo byasabye amezi agera mu 9 bari kwitoza neza kugira izi sene zose zagaragara nk'ari za nyazo. Aha nta CGI nyinshi bakoresheje, ahubwo ahangaha wenda icyo bagiye bongeramo ni bari abantu CGI yagiye ituburamo, bari abantu wagiye ubona hari muri ya mikino ya wrestling. Ariko mikino yose ya wrestling wabonye mu filime biriya bintu bwabaye gukirana ibyinshi byari ibyanyabyo. Ibi ngibi byatumaga abakinnyi bananirwa cyane kuri set, ku buryo byasabaga nk'amasaha 6 bari kwitoza iriya wrestling kugira ngo baze kuyikamera imeze neza. Ubundi American iyi filime yaramuvunnye ku rwego rudasanzwe, ariko nayo yinjiza amafaranga menshi. Ubundi iyi filime iri muri filime y'ibihe byose, dore ko iri muri filime yinjije amafaranga menshi muri biriya bihe bya 2016. Aha dusanga ko iyi filime yinjije amakorore arenga 2,000, ubwo ni miliyari 2 z'amafaranga y'Abahinde zirenga, kubera umubare munini w'abayirebye cyane mu Bushinwa n'ahandi hose. Ubundi filime dusanga ko mu Buhinde yinjije amafaranga menshi ku rwego rudasanzwe. Dusanga ko yinjije amafaranga agera mu makorore 300 nka miliyoni z'amahinde igisohoka iyi filime. Iyi filime bitewe n'ubutumwa bwinshi burimo yararebwe cyane ku rwego rudasanzwe, aho dusanga ko igihugu kiza mu majwi cyane mu kureba iyi filime ari Ubushinwa. Ari nabyo byatumye iyi filime amafaranga yaratumbagira. Aho tuvuganira iyi filime imaze kwinjiza miliyari 3 z'amahinde muri uyu mwaka wa 2025 turi gusoza. Nge twabanye nitwa Dolphe, iyi ni Kavuru. Nizere ko kandi subscribe kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro. Nizere ko twandikiye muri comment kuri filime twaza gukoreraho. Murakoze.